Turabashuje tubifuriza amahoro y'Imana abakunzi b'urubuga rwa Reba TV yacu mugubwe neza. Uyu munsi twabateguriye amateka y'umuhanzi umuvugabutumwa bwiza Silas Nzabahayo wamenyekanye ku ndirimbo Ibya Yesu ni ku murongo. Uyu muhanzi wahimbye indirimbo nyinshi ariko hamenyekana indirimbo yamukoreye amateka yitwa Ibya Yesu ni ku murongo, niyo yabibatumye, imico ya se, amahitamo, uretse gukizwa n'izindi ndirimbo nyinshi yamenyekanyeho. N'iyi ngiyi nshyashya yasize hanze yitwa Ntugamburuke cyangwa Ntugamburure mu rundi rurimi. Uyu muhanzi wakoze amateka mu bihangano bya gospel cyangwa mu ruhando rwa gospel agahindura amateka. Uyu muhanzi umaze igihe kitari gito mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu muhanzi watangiye kuririmba kera ukavuga yuko yakuriye mu idini rya Gatolike, kandi ko yahimbyemo indirimbo ngo zigera kuri 20 yabashije gukora azishyira kuri Radio Maria. Uyu muhanzi Ibya Yesu ni ku murongo Silas wari umaze iminsi atagaragara bitewe n'amateka atari meza bamuvuzeho, bavuga yuko hari umukozi wo mu rugo ngo yaba yarateye inda kandi ngo atuje imyaka y'ubukure, bituma abantu benshi bamara igihe kitari gito batamubona, ariko akaba yamaze kugaragara ku munsi w'ejo ubwo yakoraga ikiganiro n'umuhanzi Theo Bosebabireba, bituma uyu munsi hibazwa byinshi, bituma uyu munsi dutegura amateka yamuranze kugira ngo mumenye yuko uko bamwe bakekaga yuko ashobora kuba afunzwe, uyu muhanzi abantu benshi bikundira bitewe n'indirimbo ziwe zirimo amavuta. Uyu munsi amakuru ahari, uyu muhanzi Ibya Yesu ni ku murongo ntago afunzwe. Uyu muhanzi amakuru ahari niko ari mu rugo, akaba ari gushima Imana ikaba ikimurinze. Ikimenyimenyi akaba yasize indirimbo hanze yitwa Ntugamburuke, akaba yamaze no gushyira ikiganiro kuri YouTube ye yakoranye na Theo Bosebabireba. Uyu muhanzi Silas Nzabahayo wamenyekanye ngo Ibya Yesu ni ku murongo, yavukiye mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Rilima, mu kagari ka Nyabagendwa. Uyu muhanzi niwe yavukiye muri 1978 nibwo yabonye izuba. Uyu muhanzi Silas Ibya Yesu ni ku murongo, igihe cyarageze aza no kwimukira Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare, aho hose yahabaye ashaka ubuzima. Silas Ibya Yesu ni ku murongo wanabaye mu mujyi wa Kigali, ariko uyu munsi akaba ari kubarizwa ku ivuko mu karere ka Bugesera. Uyu munsi niho ari kubarizwa ku ivuko aho yavukiye. Uyu muhanzi Ibya Yesu ni ku murongo avuga yuko amaze igihe kitari gito ari umuhanzi, avuga yuko yatangiye guhimba indirimbo 1986 nubwo umuhamagaro wo guhimba indirimbo waje. Akavuga yuko yahimbye n'indirimbo nyinshi zitari iz'Imana, akavuga yuko hari n'izindi yahimbye zo muri Gatolike, akavuga yuko yamaze guhimba indirimbo ngo zigera muri 6,800,000.
Uyu muhanzi Ibya Yesu ni ku murongo Nzabahayo avuga yuko igihe cyaje kugera akabatizwa mu itorero rya ADEPR muri 2007, avuga yuko yaje gukomereza umuhamagaro mu itorero rya ADEPR, ariho amaze igihe kitari gito akorera umurimo, ariko uyu munsi akaba ari mu bihe bitameze neza, akaba ari uwo gusengerwa, kuko amakuru ahari avuga yuko uyu munsi iri torero rya ADEPR rishobora kuba ryaramuheje cyangwa ari inyuma y'itorero, bitewe n'amakuru atari meza. Bavuga yuko umuhanzi Silas Nzabahayo ko ari umwana w'umukobwa wakoraga kuwe yaba yarateye inda, akaba ari mu mezi yo kwibaruka uyu munsi. Uyu muhanzi Silas Nzabahayo akaba yarabyaye abana 7 ku mugore mukuru, ubwo n'uyu nguyu nyine nabyara araba ari umugore wa 2, akaba yaragize ibyago mu bana 7 havamo umwe yitaba Imana. Avuga yuko uyu mwana yamutwaye amafaranga menshi kuko yamurwaje imyaka igera kuri 12. Uyu mwana haramuvuza amutwara amafaranga menshi, binarangira apfuye cyangwa yitabye Imana. Avuga yuko mu bihombo yagize hari ibyo kuvuza uyu mwana, akamutwara amafaranga menshi, ariko bikarangira anitabye Imana. Mu gahinda ka Silas gakomeye ko kutabana n'umugore we neza, umugore amushinja kumuca inyuma, ibyaha by'ubusambanyi bitandukanye, akavuga yuko uyu mugabo umugore we avuga ko uyu mugabo we Silas amuca inyuma, kandi ibyo bimubabaza. Uyu muhanzi wakoze indirimbo y'amateka muri ibi bihe tunyuzemo ivuga ngo sinabibatumye, ikakora ku mitima y'abantu benshi, kuko indirimbo irimo ubutumwa. Baba bavuga yuko uri mugufi, ntabwo wabibatumye kubivuga. Indirimbo yiganjemo amagambo menshi yafashije imitima y'abantu benshi, nk'uko bigaragara. Iyi ndirimbo yitwa sinabibatumye cyangwa ntiyabibatumye, bitewe n'uko ushaka kuyita. Abantu benshi barayikunze bitewe n'uko bisanze abantu benshi ngo bavuga ngo ibitabareba. Bagiye batura abantu benshi indirimbo uyu muhanzi Silas yitwa ntiyabibatumye kubivuga cyangwa kubyamamaza, ariko ibyo byose ntibyatumye batamuvuga. Iyi ndirimbo yasohotse mu bihe hahise habonekamo ibibazo byo kuvuga ko yatenduye umukobwa, umukozi wo mu rugo. Ibi bibazo byatumye ivugabutumwa ryiwe rikorwa mu nkokora, kuko uyu mukozi wo mu rugo yavugaga yuko cyangwa avuga ko ari we wamuteye inda. Bikaba bigeze uyu munsi, uyu muhanzi Silas Nzabahayo Ibya Yesu ni ku murongo, akaba nta kintu aratangaza ku by'uyu mukobwa uvuga yuko yamuteye inda. Akaba buriya ibyo byose iyo usesenguye, akaba ategereje yuko umwana azavuka asa na se, nk'uko indirimbo ye ivuga ngo imico ya se, akabanza akareba niba uyu mwana yaba ari uwe koko. Uyu mwana afite imico nk'iya Silas Nzabahayo. Mu mateka yaranze uyu muhanzi ni maremare, ariko tuba twabateguriye amateka magufi aba yaranze uyu muhanzi, kugira ngo mumenye bimwe byamuranze, dore ko abantu benshi bari bafite amatsiko yo kwibaza ko bazi yuko ashobora kuba yarafunzwe cyangwa yarajyanwe mu kugororwa nk'uko basigaye babyita, ariko uyu munsi akaba yagaragaye ameze neza, abyibushye, ari umugabo ushima Imana. Mukomeze mugubwe neza. Amakuru yaranze cyangwa amateka yaranze uyu muhanzi Ibya Yesu ni ku murongo,
n'ahangaha tubaye tuyahiniye. Mukomeze mugubwe neza nshuti zacu, mugire amahoro y'Imana kandi mukomere mu mitima. Abo bitameze neza namwe ejo bizakunda. Abantu benshi bari bafite amatsiko yo kumenya uyu muhanzi, amakuru ye nayo ngayo, kandi tubagejeje n'amateka yamuranze. Uyu muhanzi wamenyekanye kuri iyo ndirimbo ibya Yesu ni ku murongo. Madamu ababazwa nuko ngo kugira ngo azamuke amenyekane mu buzima bw'abahanzi babutoroshye. Umugore wavuga yuko ngo hari hagurishijwe isambu kugira ngo abashe gukora izi ndirimbo. Murumva ko urugendo rw'umuziki biba bitoroshye ku bahanzi. Rero ngubwe neza, mwari kumwe n'inshuti yanyu Niyogushimwe Daniel. Nimba bwari ubwa mbere wageze kuri uru rubuga, turakwakiriye. Nawe ukora subscribe na like na comment, ujye ubana natwe umenya amateka y'abahanzi wikundira, abavugabutumwa, inzego zitandukanye mu iyobokamana. Byose uzajya ubisanga ku rubuga rwa Reba TV yacu. Mukomeze mugubwe neza.